Ikintu kimwe rukumbi gitandukanya abatera imbere n'abadatera imbere ni imico ibaranga, bamwe babizi yewe batanabizi bihitiramo kurangwa n'imico izajya ihora ibasubiza inyuma. Hari abihitiramo kurangwa n'imico izabafasha gutera imbere, bikaba bivuze ko amahitamo tugira ariyo agena ibyo tugeraho. Kuba rero buri wese aba yifuza gutera imbere, birakwiye ko twese twisuzuma tukareba imico ituranga, tukamenya ibyo dukwiye guhindura ngo dutere imbere. Akaba niyo mpamvu twateguye iki kiganiro ngo tuganire ku mico mibi 7 iranga abakene mu mitekerereze. Ndisenga Robert Berarime, mbaye ikaze muri menya byose y'uyu munsi. Umuco wa mbere mu buhuza abadatera imbere ni ukwituriza. Ubusanzwe twese twifuza gutera imbere, gusa bigerwaho na bake kuko bake ari bo biteguye kujandama mu kiziba. Mu mateka y'isiganwa ry'amaguru nta muntu wirukanse ngo aze gutsindwa n'utirukanse. Mu gihe ubuganya ngo ntufite igishoro gihagije umenya ko hari uri gutera imbere binyuze mu guhuzahuza duke afite. Mu gihe uvuga ko bizinesi zo gukorwa zarangiye, hari abavandimwe baba bari gushaka udushya ngo batangize bizinesi nshya. Mu gihe kandi uba uvuga ibibazo biriho bikubuza gutera imbere, hari bari gushaka ibisubizo by'ibyo bibazo. Muvandimwe, reka gutegereza, reka kwituriza uvuga ko inzira zose ari inzitane, ahubwo bwangu utangira uyu munsi uharura inzira zawe. Undi muco uranga abakene mu mitekerereze ni ukuba ba nyira ntibindeba. Abakene mu mitekerereze nibo rugero rwa mbere rwiza rw'abantu bihunze inshingano, batanga amagana y'inzitizi zituma badatera imbere, ndetse n'abo bireba kuvanaho izo nzitizi. Gutanga impamvu z'ubukene bwawe bisa nko gutanga ubutumwa uzi neza ko buzahera mu nzira. Kwigira umwere si byo bizagucira inzira, ahubwo igire kubatera imbere ufata inshingano, naho ubundi n'ibitabuku nta gishyuzi uzigera ugeraho mu buzima bwawe. Undi muco uranga abakene mu mitekerereze ni uko bizera ko bazakira ku bw'amahirwe. Hari abantu bishyizemo ko byanze bikunze hari umunsi bazagwa ku mafaranga menshi cyane. Hari abategereje kuzakira binyuze mu gutoragura amafaranga menshi. Hari abahora basaba rurema ngo bazagire amafaranga ayobera kuri konti zabo. Hari abahora batega bizeye ko umunsi umwe amahirwe azabasekera, ariko mu by'ukuri ibi byizere ni nka bya bindi biraza amasinde. Bivugwa ko basaga 77% by'abakene mu mitekerereze babaswe no gutega mu mikino y'amahirwe. Benshi muri abo bakaba bakomeje gukena bitewe n'uko bahora bakiza ba nyiri kompanyi zibategesha. Akaba ariyo mpamvu ntawe ukwiye gutega akeka ko ariyo nzira yo gukira, ahubwo dukore kuko gukora ariyo nzira yo gukira. Undi muco mu iterambere ry'abakene mu mitekerereze ni ugupfusha ubusa igihe cyabo. Hari abantu bamara hafi amasaha yose yo gukora bivugira rubanda. Hari amarirwa amasaha yabo n'imbuga nkoranyambaga n'amateleviziyo, kandi rimwe na rimwe nta nyungu zihariye babikuramo. Ikibi cyo guha umwanya wawe bitagufitiye agaciro nuko wowe wiyima umwanya ukabura igihe cyo kwiyitaho ngo uharure inzira zawe. Akaba niyo mpamvu ntawe ukwiye guha agaciro ibimutera umwanya. Ikindi kintu gihuzwa n'abakene mu mitekerereze ni ukutamenya ibintu bibyara amafaranga. Hanze hari abantu basinzirije impano zababyarira amafaranga. Hari abafite ubumenyi bwabyazwa akayabo, hari abafite ibitekerezo byashyirwa mu bikorwa bigatanga akazi ku bantu benshi. Gusa ikibazo kibamo ni uko benshi batazi uko ibibyara amafaranga byubakwa. Rekera kureba amafaranga nka bya biceri na za mpapuro tubika mu makofi yacu. Amafaranga ni ibitekerezo, kandi igishimishije ni uko buri wese agira ibitekerezo. Ikindi gihuzwa n'abakene mu mitekerereze ni uko batakaza amafaranga menshi buri uko babonye menshi. Ubusanzwe si ikibazo kuba wazamura urwego rw'imibereho yawe kubera wabonye amafaranga, gusa ikibazo cyazamo uramutse uzamura urwego buri uko ubonye amafaranga. Ikibazo kibi ni uko kuzamura urwego buri gihe bituma utizigama, byabaho ugakomwa mu nkokora bigatuma ugwa mu bukene bitewe n'uko utigeze wizigama mbere. Niba ushaka gutera imbere kandi n'ujya uhitamo inshuti zawe ujya ureba izifite intumbero yo gutera imbere. Gusangira ubuzima bwa buri munsi n'abakene mu mitekerereze byagusubiza inyuma. Akaba niyo mpamvu niba ushaka gutera imbere ukwiye guhitamo abo muhorana witonze. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni icya Senga Robert Berarime, mukurikira kuri YouTube channel Beramirenje. Mwatwandikira inyunganizi kuri phone 0788 18 6 038, cyangwa mukayitwandikira kuri Instagram Beramirenje.
soreje aha ndabashimiye.